Nagusuhuje mukunzi w'ibiganiro byacu, wowe ukurikira channel yacu ijuru ntirikorerwa TV ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga dukoresha. Biranashoboka ko waba uri kuri WhatsApp group yacu. Ndagusuhuje. Nifuje ko tuganira cyane ku kijyanye n'ibiriho, ku kijyanye n'ibyo tubona, ku kijyanye n'ubuzima bwa buri munsi, aho tubona ko abantu mu isi bashishikajwe cyane no kwiruka ku by'isi. Abantu mu by'ukuri ntabwo bareba amaherezo y'isi ngo bamenye ko uko biri kose amaherezo y'isi ni ugushira. Isi irashirana no kwifuza, ariko hatabaho no gutegereza no kurama kugeza kw'icyo gihe cyo gushira ku isi muri rusange. Hariho n'urupfu rwa buri muntu, rwo ntirubura kuza. Icyaruteza cyose, icyateza urupfu cyakubaho gitandukanye n'icyundi, ariko amaherezo ya buri wese ni ugupfa. Mu by'ukuri rero ntabwo abantu benshi batekereza ku rupfu. Hari n'igihe umuntu arutekereza hari uko abona wenda hari umuturanyi wapfuye, akaba ari yibuka ko nawe azapfa, ariko ejo bikaba byarangiye, mbese ntaba akibizirikana. Amaso ye n'ubundi akayahanga ku isi, akayahanga ku by'isi. Ariko mu by'ukuri isi ni icumbi ry'igihe gito cyane. Abantu bakwiriye kubitekereza, abantu bakwiriye kubizirikana, bityo bikabatera gutunga imitima iri maso, bagakanguka, bakava mu kinya isi ishyiramo abantu. Isi irarangaza abantu cyane ku buryo umuntu atamenya ko ameze nk'uri mu bwato ariko buri kurohama, ahubwo amaso ye akayahanga ahandi, akayahanga ku byo areba, akayahanga ku byo abona, ku iterambere ry'isi, amashuri, ubwiza, amafaranga, icyubahiro, imikino y'uburyo butari bumwe isimburana. Ntabwo imikino ntabwo ihagarara, imwe ivaho haza indi. Mbese abantu bari mu mikino, abantu ntibazi ibyo barimo. Isi ikoresha uko ishoboye amafilime y'uburyo butari bumwe, imiziki. Isi ikoresha uko ishoboye kugira ngo irangaze abantu babe mu kinya gihoraho, abantu ntibamenye ko isi iri gushira kandi ko bari gushirana nayo, ahubwo bakagira ngo ahari ni ahantu ho kuba iteka ryose. Abantu bakarangara ntibamenye icyabakiza ngo abe aricyo bitaho, mbese ngo umuntu abeho azi neza ko atazarimbuka, kuko nicyo gifite umumaro kurenza ibindi bintu byose. Wowe rero sinzi uko ubitekereza, ntabwo nzi niba mu by'ukuri waramaze kumenya iby'iherezo ryawe, cyangwa se nawe niba ukirangaye gutyo gusa. Ariko nko muri ayo magambo ari muri Luka mu gice cya 12, Yesu yacaga umugani agaragaza umuntu wari ufite ubutunzi bwinshi, yejeje imyaka myinshi, akagaragaza ko uwo muntu yararangajwe gusa n'ibyo. Akavuga ati ngiye guhunika byinshi, ndetse ngiye guhindura ububiko bw'imyaka nari mfite ni butoya, ntabwo bwajyamo ibyo ntunze byose. Noneho ngiye guhindura, nubaka ububiko buhagije bwagutse, ndundemo imyaka myinshi, nzarya igihe kirekire cyane, umutima wanjye unezerwe, ugubwe neza, kuko ntacyo mbuze. Ibyo mfite ibyo nkeneye byose ndabifite. Ariko Imana iramubwira ati wa mupfu we se, ibyo byose birakumarira iki ko ugiye kwakwa ubugingo bwawe iri joro? Ibyo warundanije byose cyangwa wabitse byose bizaba ibyande? Mu by'ukuri yaba buri wese yabitekerezaga akibaza ati se nibyo koko? Nta nicyo bitwaye koko gushakisha, gukora, kugira ibyo umuntu ageraho? Ariko byose umuntu akwiye kumenya ngo n'ubundi nzabisiga hano. Ahubwo hejuru ya byose ukibaza ngo ese noneho hirya y'aha ngaha nzajya he? Mbese ugategura iherezo ryiza, ukaba mu isi uri umutunzi w'ubugingo buhoraho cyangwa se ijuru, nk'uko duhora tubivuga kuri channel yacu ya YouTube, ndetse no mu bundi buryo dukoresha mu kubwiriza.
duhora tugaragaza uburyo Imana yagennye igira umuntu intungane, ku buryo umuntu abasha kuba mu isi azi neza ko Imana nta rubanza bagifitanye, azi neza ko nava mu isi azataha mu ijuru. Abantu benshi ntibabiha umwanya, nubwo dukomeza kubivuga nk'uko Nowa mu gihe cye yakomezaga kubabwira abantu atari ko nyamara iyi si izashiraho, iyi si mureba, ibyo mureba byose bizamarwa n'umwuzure. Abantu ntibabiha umwanya, abantu bakamuseka cyane bati rwose ntabwo imvura izagwa, urabeshya, reka twinezeze, reka umwanya wacu ni uwo kwinezeza. Ariko navuga nti twe kurangara, n'ubundi isi izashiraho, nawe uzapfa, ndetse ahubwo menya neza aho uzajya nyuma y'urupfu, kuko biranashoboka cyane kandi biranoroshye. Imana yagennye uburyo yagukizamo ikoresheje Yesu Kristo, nahawe rwose ho kutirengagiza uwo mukiro Imana yakugeneye, kugira ngo ube mu isi uri umutunzi nyakuri w'ubugingo buhoraho, utamaranira iby'isi, ahubwo uzi neza ko iwanyu ari mu ijuru. Bityo nturangare, bityo ntutwarwe, ahubwo ukibwira ibyaha uzajya ku manywa na nijoro. Iyi foto nayo yindi mwakomeje kubona ni ifoto igaragaza umuntu wo muri Tanzania, we ngo yiyubakiye imva azahambwamo namara gupfa. Ariko nabyo wakwibaza, ese byo ni igisubizo? Nabyo si igisubizo, kubera ko ikibazo si imva umuntu azahambwamo, kubera ko imvi zakira umubiri gusa, ariko umuntu nyakuri burya si umubiri, ahubwo umuntu atura mu mubiri. Ahubwo umuntu akwiye kwibaza ngo umuntu wanjye w'umwuka ari nawe muntu nyakuri wambaye uyu mubiri, nakurwa mw'uno mubiri azajya he? Ibi nabyo urabona ni n'imva mu bigaragara isa nkaho yamuhenze, ayubaka mu gipangu nacyo afite kinini, bigaragaza ko mu buryo busanzwe afite amafaranga. Nabyo ni n'ibintu yaba yarakoze mu kugaragaza ko afite amafaranga, wenda yiyubakire neza nk'uko abishaka, yubakire umubiri we aho uzajya, mbese batazanamwubakira nabi. Mujya mubibona ko natwe hano abafite amafaranga imva zabo zubakwa wenda bitandukanye n'iz'abandi, ariko byose ni kimwe, bayubaka mu buryo budasanzwe, bayubaka mu buryo bworoheje. N'ubundi ikijyamo ni ubutaka busubira mu bundi butaka, hanyuma umuntu nyakuri akavamo akajyanwa aho yateganyirijwe kuzajya. Niba ari mu muriro utazima akajya mu muriro utazima, niba nanone ari ukuruhukana n'Imana by'iteka ryose akaba ariho ajya. Icyo umuntu akwiye guharanira rero ni iki? Ni ukumenya ngo ku bwa Yesu naremewe, ku bwa Yesu narababariwe, kandi nababariwe ibyaha byanjye byose, kuko yabihaniwe kugira ngo ngere mbahabwe kwemerwa n'Imana. Ibyo rero umuntu akabyizeza umutima adashidikanya nk'uko duhora tubivuga, noneho akaba yicaye ariko yicaranye ijuru. Noneho ibyo wageraho byose nta kibazo, ibyo wageraho byose ukabigeraho ariko uzi neza ko iwanyu ari mu ijuru, kutari mu bazarimbuka. Naho ubundi ibindi byose waba wicaye ariko wicaye hejuru y'umuriro. Nimbuzi rero tuba dutanga igihe cyose ni ukuburira abari mu isi, tubabwira ngo mureke gukina n'umuriro, igihe kiri kwihuta, wirangazwa n'ibyo amaso yawe areba, wita umwanya rwose, ahubwo ita ku iherezo ryawe. Menya ko uri hano by'igihe gitoya, umuremyi wawe araguhamagara kandi aragushaka, nta kindi agushakira, kandi aragira ngo agukize, aragira ngo akurokore ingaruka z'igicumuro cya Adamu cyatumye abantu bose bacirwaho iteka. Nyamara Imana ikabaroheje Yesu kugira ngo noneho abantu be kurimbuka, ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Ese wowe ugeze he wita ku iherezo ryawe? Ese wowe ugeze he wakiriye inkuru nziza kandi uyizera? Ese wowe ugeze he urokora ubugingo bwawe? Wirangara rwose, ba maso, reka tubane maso ho igihe gito dusigaje, tukibemo tuzi neza ko twemewe n'Imana, tukibemo tuzi neza ko tuticaye hejuru y'umuriro utazima. Kandi ikindi, ibyo twirukaho byose burya nta mahoro nta n'umunezero bizanira ubifite, ahubwo nk'uko twakomeje kubivuga, Yesu niwe uzanira uwamwizeye amahoro, kubera ko aba yamaze kumwunga n'Imana, noneho akaba mu isi azi neza ko atazarimbuka. Icyo rero nicyo nakwifuriza wowe udukurikira, ni uko washyira umutima ku murimo Yesu yagukoreye, ari nawo murimo nyakuri uguhuza n'Imana, kandi ari nabwo butunzi nyakuri buguhesha ubugingo buhoraho.
kubaho neza mu isi ubikesha umuremyi wawe, ariko ukaba uzi neza ko nunava ku isi uzaba ugiye mu ijuru, aho uzabana n'Imana by'iteka ryose mu munezero udashira. Ubu butumwa si ubwawe gusa, si ubwo kwihererana gusa. Niba hari ikintu cyiza wakora, ni uko wafata ubu butumwa ukabuha agaciro ku bwawe, ariko kandi ukabugeza no kuri benshi, kugira ngo abenshi babashe kurokoka, kubera ko abenshi ntibazi ko ubwato barimo buri kurohama, ahubwo bazi ko bari mu munezero, bazi ko bari mu byishimo, bazi ko bari mu binezeza by'uburyo butari bumwe, bazi ko nta kizaba, bari kubyina nta kizaba, nyamara kizaba. Bitinde bitebuke, iyi si irashirana no kwifuza kwayo, umubiri udushuka nawo uraza kubora. Ibyinshi twagezeho ndetse byose byo mu isi nta na kimwe tuzakura hano, nyamara hariho impano ikomeye Imana yageneye abantu, ariyo y'ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Nawe turakwifuriza kuyakira kugira ngo uzabeho neza mu isi, kandi no mu ijuru uzabane n'Imana by'iteka ryose. Ni Emile Nshimiyimana rero mwaganiraga, ni umukunzi wanyu, umuvugabutumwa bwiza udashamikiye ku idini, ahubwo ubwira buri wese atarobanuye, agamije kugira ngo abantu barokoke babone ubugingo buhoraho. Ushatse kutwandikira ni 0784 42 57, iri kuri WhatsApp cyangwa wanayihamagara. Ushatse gukoresha Tigo cyangwa Airtel ni 0733 0733 99 33 44. Wanatureba kuri Facebook Ijuru Ntirikorerwa TV, cyangwa se na YouTube Ijuru Ntirikorerwa TV. Tuzishimira kuganira nawe, tuzishimira kungurana nawe, tuzishimira gufatanya nawe kugeza ubutumwa bwiza kuri benshi. Amahoro y'Imana rero abane n'abarokotse igihe no mu bose ku bwa Yesu, none n'iteka ryose. Amena.